ukihagera usanganirwa n'amahumbezi menshi, amajwi meza y'inyoni zo mu moko atandukanye, inyamaswa z'ubwoko ruhumbirajana. Amafoto cyangwa se ku mashusho yaho atera benshi icyifuzo cyo kuhatemberera. Ku buso busaga hegitari 101,900, parike y'igihugu ya Nyungwe ni ishyamba kimeza. Ikaba ishyamba ry'imvura, ushobora kutararisura cyangwa se ukaba wararisuye, kimwe nuko wabonye amashusho yaho ugasoma inkuru zaryo mu bitabo, muri filime mbarankuru n'ahandi. Ni umwanya mwiza ushobora kugeramo ni wifuze gutaha, bitewe n'ibyiza nyaburanga biharangwa. Ab'ingeri zitandukanye bisanga muri iyi parike y'igihugu ya Nyungwe bashaka gukabya inzozi zo kwishimira ubwiza bw'ibinyabuzima byinshi bitaboneka henshi ku isi. Abandi bagatahana amafoto y'urwibutso rw'ibihe byiza bagiriye muri iyi parike ya Nyungwe. Uretse abanyarwanda, usanga n'abanyamahanga baturutse imihanda yose baje kureba umwihariko w'iyi parike y'igihugu ya Nyungwe, batangazwa n'uburyo iyi pariki irinzwe, ibintu bavuga ko ari ingenzi kuri parike nk'iyi. The experience was nice because even in the road you could see like the different trees that I've never seen in my life. Mu by'ukuri ubukerarugendo nakoze bwari bwiza ko no muhanda nagiye mbona ubwoko bw'ibiti bitandukanye nigeze mbona mbere. Ikintu cyanangaje kurushaho no buryo nabonye iyi pariki birinzwe. Ibintu by'ingenzi cyane muri pariki nk'iyi, urebana ko ari ishyamba ry'umwimerere. Ntabwo wapfa kubona ahantu hatari ibiti muri iyi pariki. Nabonye ibiti bidasanzwe, nagize n'amahirwe yo kubona inkende zitembera mu muhanda, ibintu byari byiza. See a little monkey running in the highway, so that was really cute. But I like the fact that the Nyungwe has been kept intact and well preserved. Nkunze uburyo Nyungwe yabungabunzwe ndetse yitabwaho neza n'abayituriye ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Icyo bisobanuye kuri nge nuko bishoboka ko twabyikorera mu rwego rwo kubiha agaciro no kubibungabungira ibisekuruza bizaza. Preserve these resources for the future generations. Ubu noneho twemereye tugutembereze byimbitse iyi pariki. Turi kumwe n'utembereza ba mukerarugendo muri iyi pariki. Twangeza hayo Pacifique, tembereza ba mukerarugendo muri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Nanjye ndi Ntagara Delphine, tuguhaye ikaze. Pariki y'igihugu ya Nyungwe ni imwe mu zikomeye ku isi kuko igaragaramo urusobe rw'ibinyabuzima bibereye ijisho kandi bikurura ababireba. Iyo utangiye kwegera pariki y'igihugu ya Nyungwe uhura n'ibisimba bigenda mu muhanda byo mu bwoko bw'inguge. Muri iyi pariki habarizwa mu bwoko 13 bwazo, ariko enye nizo zisurwa bitewe n'imiterere n'imico yazo. Izisurwa zirimo inkomo, Columbus monkeys, ubwoko bw'inguge z'umukara n'umweru, ziboneka mu bihugu bike cyane. Niho habarizwa itsinda rinini ryazo ku isi rya Super Group, rigizwe n'inkende zirenga 500 ziba mu muryango umwe uba kuwinka, hakaba hari n'indi no ibarizwa mu gisakura. Muri Nyungwe habarizwamo izitwa inyenzi, Silver monkey, nazo ni inkende zifite amatama manini. Inyamaswa ndyabyatsi ziri muri iyi pariki zirimo kandi izitwa ifumberi. Ifumberi ijya gusa n'itungo ryo mu rugo ryitwa ihene. Akenshi ifumberi zitwa ihene zo mu ishyamba. Hari n'ibishabaga, Grey Chicked Manga Bear. Izi ziba ari umukara ahantu hose, ariko zifite amasura ajya kumera neza nk'abantu. Nago twakwibagirwa kubabwira ko mu mwaka w'1999 nibwo inzovu ya nyuma yabaga muri iyi pariki ya Nyungwe yishwe na ba rushimusi bishakiraga amahembe yayo. Ibi byumvikanisha ko iyi pariki itakibamo inzovu. Hari inyamaswa ndyanyama zigaragara muri iyi pariki, harimo izitwa imbwebwe n'izindi ntoya zitazwiho kuba zashotora umuntu. Bivugwa ko iyi pariki ya Nyungwe yahozemo ingwe. Icyakora kuri ubu nta bimenyetso bigaragaza ko zaba zikirimo, ariko haracyakorwa iperereza. Uretse inyamaswa, iyi pariki y'igihugu ya Nyungwe irimo uruhumbirajana rw'ibimera bitandukanye. Reka tugane na Pacifique, umukozi wa pariki ushinzwe gutembereza ba mukerarugendo, adusobanurire bimwe mu bimera bikunze kugaragara cyane. Ibyatsi bikunze kugaragara cyane harimo icyo bita umukifu. Impamvu umukifu ugaragara cyane ni kimwe mu byo inzovu zaryaga, kuko inzovu ya nyuma yapfuye muri 1999 yishwe n'abahigi. Rero icyo cyatsi kubera ubu ngubu hatari inyamaswa yo gukora ecological balance, ubu ngubu kiragaragara cyane kandi bimaze kugaragara ko kigenda kibangamira ibindi byatsi. Ibyatsi biciye bugufi bikunda kugaragara harimo icyo twita ama orchide ushobora gusanga mu gishanga cyane cya Kamiranzovu. Tuba dufitemo amafenzi, ibishihe, ubwoko bw'ibishihe bigiye bitandukanye nabyo biri mu byatsi bidakunze gukora ngo bizamuke bigere hejuru cyane, ko iyi nzira turimo birimo nitwagera naza kumubikora.
umva n'ikindi mu mwaka w'ibihumbi 2019 muri Nyungwe havumbuwe undi mwanya udasanzwe n'isumo rifite uburebure busaga metero 79 ryahawe izina rya Ndambarare. Impamvu ryiswe Ndambarare no kubera uburyo bwo kurigeraho ngo ni ahantu hatagoye kuhagenda kubera ko bidasaba kuzamuka cyangwa kumanuka imisozi. Ni ahantu heza uhageze ashimishwa n'amazi yaho. Pacifique dusobanurire kubera iki hiswe Ndambarare. Iri sumo ryitwa Ndambarare. Ndambarare meaning flat mu ndimi z'amahanga. Impamvu baryiswe gutyo no kubera ko wabonye ko inzira twagiye tugendamo gereranyije n'izindi nzira dufite hano muri parike ya Nyungwe. Iyi nzira irateretse, aho niho yakuye izina. Abonye ko hari flat hararambitse hararambaraye nyine mu kinyarwanda. Iyi waterfall ugereranyije n'indi waterfall dufite ni isumo ritangiye gusurwa vuba ko ryavumbuwe mu mwaka wa 2019 hanyuma ritangira gusurwa nyuma ya COVID-19. Nuko murabizi ko ubukerarugendo ntibwakorwa. Umwihariko waryo rifite n'amazi meza, amazi asa neza cyane, rifite view nziza wafatiraho ifoto. Iyo uhageze wumva koko nawe nuhagera urumva ko koko hari impinduka, hari uburyo wumva umerewe neza mu mubiri uko wabihinduye imiriye. Ikindi utaruzi kuri iyi pariki ya Nyungwe ni naho hava isoko ya Nile. Mu rwego rwo kunoza ubukerarugendo, iyi pariki ya Nyungwe yubatswemo iteme ryo mu kirere mu ndimi z'amahanga rizwi nka canopy. Umuntu uri kuri iri teme yisanga ari hejuru y'igice cy'ishyamba ku butumburuke busaga 70 uvuye ku butaka, nanone ku ntera ya metero 170. Kuri iri teme uba witegereza impinga z'imisozi myinshi y'iyi pariki. Mu mishinga iteganywa vuba cyane ngo muri iyi pariki ya Nyungwe harimo umushinga wo kubaka imigozi yo mu kirere izatuma abarisura bazishimira kugendera hejuru y'ishyamba bakunze kwita zipline mu rurimi rw'amahanga. Nanone hari inyigo yo kugarura bimwe mu binyabuzima bitakiboneka, urugero nk'inzovu n'izindi. Inyamaswa z'indyanyama harimo iyo bita ingwe, ariko ntago n'ubu twari twemeza ko nta ngwe zikiba muri parike. Ahubwo turi gukora ubushakashatsi dusuzuma neza ko ingwe koko zaba zarazimiye muri no parike. Ubu twavuga ko ingwe iri muri wanted animals, ziri mu nyamaswa ziri gushakishwa muri no parike y'igihugu y'Nyungwe. Dukoresha icyo bise camera trap, ni kamera tugenda dushyira ku biti. Iyo ibonye ikintu kidasanzwe iragifata, hanyuma harimo abantu babihuguriwe kwa identifyinga, bakagerageza bakareba iyo camera trap itafashe ifoto neza. Harimo ababishinzwe bagerageza baka-identifyinga bakavuga ati dukurikije ino foto nubwo camera trap yayifashe yihuta, ariko ibi birashoboka ko yaba ari ingwe cyangwa birashoboka ko yaba atariyo. Mu rwego rwo kuzamura ubusigire bw'iyi pariki, ubuyobozi bwa pariki ya Nyungwe bwahisemo kuzamura imibereho y'abaturiye pariki ya Nyungwe, biganjemo abahoze ari ba rushimusi bangizaga pariki mu midugudu n'utugari tuzengurutse iyi pariki. Babashakira imirimo ibinjiriza amafaranga mu kurinda pariki ya Nyungwe no kubabumbira mu makoperative bakoreramo ibikorwa bibateza imbere aho gukomeza kwangiza pariki y'igihugu ya Nyungwe. Ngo mu bintu byatumye ubushimusi bw'inyamaswa bugabanuka nka kimwe mu bibazo byari bibangamiye urusobe rw'ibinyabuzima byo muri iyi pariki. dufitemo abahatuye ibijyanye na engagement na education. Abenshi muri bo bakaba barahoze ari abantu bagize pariki. Uburyo dukoramo nabo twabahaye amahugurwa bemera kuva mu byo bakora, uburyo baramutse babonye indi mirimo idufasha mu kubaka bwa pariki. Ubu nibyo dukorana, harimo abagabo n'abagore bageze kuri 92. Abenshi muri bo bamushitabweye abangaba kubera ko baba barakoze by'ubuhinzi n'ibindi bikorwa byinshi muri parike, bazi neza uburyo ubuhinzi bukorwa, bazi neza n'uburyo bashobora kudufasha kurwanya. Ariko ku rundi ruhande tukagira bakagira icyo babona buri kwezi bikunganira imiryango yabo. Dukorana n'amakoperative yabo, bafite koperative zigeze muri 5, tugakorana kuri ubwo buryo bakagira icyo babona buri kwezi. Ariko tukagira n'imishinga ubu turimo gutekereza kugira ngo bagire n'indi mishinga yo hanze ibafasha bahuriraho ibafasha gutera imbere.
biri mu bintu byaje kumanuka cyane umubare w'abacuruzi butemewe ndetse n'ubushimusi bw'inyamaswa. Icyakora ntabyera ngo di iyi pariki ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima rwayo bibangamiwe n'urujya n'uruza rw'imodoka zitwara abantu n'ibintu zinyura muri iyi pariki zishobora kuhata imyanda zigateza urusaku rutuma inyamaswa zitisanzura, zohereza ibyuka byanduye mu kirere cy'iri shyamba kandi zigateza impfu z'inyamaswa nyinshi binyuze mu mpanuka. Reka tugushimire wari wateze amatwi, twari twaguteguriye byinshi kuri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Mu gihe cya kabiri cy'iyi ngingo tuzagaruka byimbitse ku buzima n'imibereho y'inyamaswa igaragara mu kirango cya pariki y'igihugu ya Nyungwe. Mwari kumwe nanjye Ntagara Delphine. Ufite igitekerezo, inyunganizi, icyifuzo watwandikira kuri 078 032 9931 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu ariyo ntagaradelphine2@gmail.com. Mbifurije guhamuka ronka.